Mwiriwe bakunzi ba MT22 Music, njya muramenyereye ni Tadeo, murabizi ko mbakunda. Rero uyu munsi ngirongo nkuko ibyiza ari byinshi, hari solo bajyaga bakina kera muri za njyana zibitaga injyaruwa, noneho abantu benshi bakajya bazibazaho nyine se bacuranga batabona ko ari abahanga, abantu ba kera ukumva ukuntu bacuranga ugashoberwa. So rero uyu munsi ndagira ngo nyibibutsemo bahitaga injyaruwa. Nizere ko muyizi n'abakavukire bari Kigali bajyaga banyura ku tubari bakumva barayicuranga. Nk'ibyo umva. Cyangwa okay, so ugasanga rero iyi njyana ya sukusuku so bakunda gukoresha cyane icyo bita tempo cyangwa se ubwihute bwinshi, usanga batangiye gake okay, kumva ahandi baraje kumva tayari tempo irihuse. Ikindi bagahindura icyo bita chords, ukumva wene niwe wagira ngo umwanya kumungo bagendaga bahindura icyo bita chords, uburyo amanota tuyavanga. Ngo icyo ushize twarabyize uko bavanga amanota. So ni kimwe n'ibi, ugasanga mwatangiriye usanga wenda so bashyiramo speed, bashyiramo tempo yacu, okay, so ugasanga injyana tayari irakoze. Urasanga rero wasangaga wenda ibyo bitaga kompanyi kera, ubu ngo ari byo tapi, usanga waragenda gutyo. Aha usanga we yigendera gutyo, usanga base byonyine gusa. None wasoro rero usanga yibiranga okay, cyangwa se so ndabakumbuza cyangwa se mbibutsa amateka ya kera. Bari abasore bari abahanga mu by'ukuri. Ni injyana ya sukusuku ikomoka muri Kenya. Bari abahanga pe, bari bazi gucuranga. Kambakanyirimo gake twumve.
Okay, ngira ngo murayibutse bakunzi ba MT22 Music, njyewe ni Tadeo, ndabakunda, Imana y'umugisha, ariko kandi mwibuke ko imbere dufite ibindi byinshi, dufite byinshi byo kugeraho. Imana ibaha umugisha, ndabakunda.